mu by'ukuri Imana yatanze umucyo ku rukundo no ku gisobanuro cy'urukundo nk'uko muri Bakorinto 13:4 hakomeza havuga: urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Rero burya urukundo rw'ukuri ni ikintu kigaragarira mu kuri, kandi ku isi ya none ruracyahari, kandi buri wese asabwa gukunda mugenzi we nk'uko nawe amukunda, kuko Imana ikeneye yuko abantu bakundana. Nshingiye kuri aya magambo ngiye kukwinjiza noneho ibintu byakwereka yuko umukunzi ufite ubungubu, ni kuvuga umuntu ubonamo yuko mwabana iteka, umugabo n'umugore, ibyo washingiraho wemeza yuko gukunda urukundo rw'ukuri urunguru ruvugwa muri Bibiliya. Nongeye kubaha ikaze mwese bahisemo gukurikira Kibeninka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kibeninka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakanda kuri subscribe, mushishikariza kubikora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Reka tunyure muri bimenyetso nk'uko tubikesha urubuga inspiringtips.com. Icyambere ni wa musore wubaha Imana. Umusore Imana yakugeneye ni wa musore uza avuga ijambo ry'Imana kandi agakora ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Rero ukwiye gutega amatwi amagambo avuga, ariko ukanareba n'ibikorwa bye niba bijyanye n'icy'Imana itwigisha binyuze mu ijambo ryayo dusanga muri Bibiliya yera. Angahe bizabikumenyesha nuko nawe uri wa mukobwa uzi Imana, uzi ijambo ryayo kandi ugendana nayo umunsi ku munsi. Rero bimwe mu bipimo wamureberaho bijyanye n'ijambo ry'Imana nuko ureba uburyo agukundamo, uburyo ari umugwaneza, uburyo ari umunyampuhwe, uburyo yihangana, uburyo ari umunyakuri. Ibi rero ntabwo bigaragarira mu magambo gusa, bigaragarira no mu bikorwa umuntu aba akora. Burya niyo umuntu yaba avuga ijambo ry'Imana, ari umuhanuzi avuga mu ndimi, ariko ugasanga ibikorwa bye nta hantu bihuriye n'ibyo avuga, ukwiye guhita utahura yuko ari umuntu uri kwigira uwo atari we. Yuko wenda azi yuko ukunda umuntu ukijijwe, umuntu wamenye Imana kandi akayubaha, azaza yigize nkawe mu magambo gusa, ariko nubihuza n'ibikorwa ubibure. Rero bigendanye n'ibikorwa, icya kabiri ni wa muntu utazakubeshya. Imana ntabwo izigera ikoherereza umuntu w'umubeshyi. Ko mu bintu bya mbere Imana yanga urunuka ni ururimi rubeshya. Ibi ngibi bishimangirwa n'ijambo ry'Imana nk'uko ryanditswe mu Migani 12:22. Hagira hati: ururimi rubeshya ni ikizira ku Uwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Iki ni ikimenyetso cya gatatu ukwiye kureba. Ntabwo ari wa muntu ugushora mu bibi. Ntabwo Imana inezezwa no kuba yakoherereza umuntu uzaguhindura mubi kurusha uko agusanze. Ahangaha ni umuntu uzaza wenda uzi neza yuko gusambana ari icyaha, agashaka kubikwinjizamo. Uyu ntabwo ari umuntu woherejwe n'Imana. Umuntu uzasanga uri umunyangeso nziza, wenda ntabwo uri umujura, ntabwo uri umusinzi, ntabwo unywa ibiyobyabwenge ngo abikujyanemo, uwo muntu ntabwo azaba yoherejwe n'Imana. Cyangwa uri umugwaneza, ufasha abakene, ufasha imfubyi, naza kubwire ngo gufasha ni ibintu bidafite agaciro, uwo nguwo ntabwo azaba yoherejwe n'Imana, ndakurahiye. Rero niba umusore aje kukurambagiza, ukwiye kuba umwibazaho uti: uyu muntu ari kumfasha kuba umuntu mwiza kurushaho, cyangwa arimo arankurira kuva mu byiza ninjira mu bibi? Abakorinto ba mbere 15:33 hagira hati: ntimushukwe, kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza. Ngaha rwose abakobwa bamwe bajya bakica, agahura n'umusore w'ingeso mbi, akavuga ati byanze bikunze nzamuhindura, nzamwigisha rwose nanjye muzane mu murongo muzima. Ahangaha uko birangira kenshi nuko wa musore birangira gukuye mu murongo muzima, ugatangira nawe ukaba wa munyabyaha nk'uko nawe yarari. Niba utasambanaga ugatangira gusambana kubera yuko aragukurura nyine kujyana mu kibi,
iri jambo ry'Imana ribivuga ntabwo uzamuganza uko wabigenza kose. Icya kane ukwiye kureberaho ni wa musore ukubaha. Ushobora kuvuga uti Bibiliya ivuga yuko abagore aribo bakwiriye kubaha abagabo, ariko burya n'umugabo ntabwo bivuze yuko akwiriye gusuzugura ko kubahuka. Akwiriye kukubaha nk'ikiremwa muntu, akakubaha kandi nk'umuntu w'agaciro mu buzima bwe. Rero umuntu woherejwe n'Imana akwiye kuba kubaha mu mivugire ye, mu migirire ye. Ntabwo ari wa muntu ukwiriye kuboza ku nkeke, ntabwo ari wa muntu ukwiriye gukoza isoni mu ruhame, ntabwo ari wa muntu ukwiriye kugutuka. Igihe uzamubonaho ibi bintu rwose ntabwo azaba yoherejwe n'Imana. Ku ngingo yo kubaha muri Petero wa mbere ibice 17 hagira hati: mwubahe abantu bose, mukunde bene data, mwubahe Imana, mwubahe umwami. Ahangaha rero abantu bose ukwiye kwiyumvamo ko nawe nk'umugore ukwiriye kuba wubashywe. Icya gatanu ni wa muntu urangwa no kwigomwa. Kijyanye no kwitanga hari icyo Bibiliya ibivugaho mu Befeso ibice 5:25 kugeza ku 26 hagira hati: bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Rero niba umuntu muri kumwe ari umuntu ubona atifuza kuba yakwigomwa ikintu na kimwe kubera urukundo agukunda, ujye ubona yuko atari umuntu woherejwe n'Imana nzima, Imana tubonera muri Kristo Yesu. Icya gatandatu ni wa muntu urangwa n'umutima w'imbabazi. Mu Rwanda umwe yaravugize ati: ntazibana zidakomanya amahembe. No mu rukundo burya rero hagati y'abashakanye cyangwa bitegura gushakana hari igihe umwe yakora ikintu kidashimishije mugenzi we, cyane cyane yuko ari abantu baba bagerageza kumenyana, umwe afite imico itandukanye n'iyundi, hari aho rwose bashobora kugirana amakimbirane. Rero umuntu woherejwe n'Imana ni wa muntu ufite umutima wo kubabarira igihe wakoze amakosa amwe n'amwe. Aba ari wa muntu ubika inzika cyangwa ngo kwereka uburakari bw'umuranduranzuzi. Ibi bishimangirwa n'ijambo ry'Imana dusanga mu Bakolosayi ibice 3:13 hagira hati: mwihanganirane kandi mubabarirane ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye abe ariko namwe mubabarirana. Ikindi ni wa muntu, ni wa musore w'umunyabuntu. Ahangaha ni wa muntu uzagukorera ibikorwa by'ubugwaneza bitabaye ngombwa yuko ubikwiriye, bitabaye ngombwa yuko ubimusabye. Ahangaha rwose wa mugabo woherejwe n'Imana, niyo waba hari utuntu mutumvikanyeho, niyo waba wamukoshereje, ntabwo azasiba kukugirira neza. Rero burya n'igihe wumva yuko utabereye urukundo rwe, ntabwo azatuza kugukunda. Mu Befeso ibice 4:7 hagira hati: ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Rero niba uri kurambagizwa n'umusore ubona nta kintu kimuvaho, ari amwigendaho, ari sekigunu, ukunda amafaranga mu buryo bukabije, akunda ubutunzi mu buryo bukabije, ujye umenya yuko atari umuntu woherejwe n'Imana. Umusore ugukunda yishimira kuba hari ibintu yaguha byanezeza umutima wawe. Angaha byaba ari ukuguha impano, byaba ari ukubona ikibazo runaka kiguhangayikishije, akagira umwete wo kuba yakigukemurira bitabaye ngombwa yuko ubimusaba. Ikindi kintu ukwiye kwitaho ni uko akwiye kuba ari wa musore wuzuye unezero uva ku Mana. Kuba umuntu yishimye kandi mu buryo buhoraho, haba mu bukene haba ndetse no mu bukire, ni ikintu cyerekana yuko afite umwuka w'Imana muri we. Ikindi kandi niba yishimye bitabaye ngombwa yuko hari igitangaza cyakoretse mu buzima bwe, hari inzoga yanyweye, hari ibisindisha bimuzamurira umunezero muri we, ukwiye kubona yuko ari umuntu ufite umutima uturuka mu ndiba y'Imana. Mu Bafilipi ibice 4:4 hagira hati: mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime.
ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Rero mu byago n'amakuba, umusore mukundana akwiye kuba ari wa muntu uhorana umutima wuzuye ibyiringiro, umutima ushima Imana ibyo yaba ari kunyuramo byose. Ibi rwose ntuzabishidikanye yuko ari umusore waturutse ku Mana, kuko iyi ni impano ya Mwuka Wera. Ikindi ni umusore w'umunyamahoro. Uzasanga ari wa musore ukora uko ashoboye kose kugira ngo mubane mu mahoro. Niba uri gukundana n'umusore wicara ashaka uburyo yazamura intonganya cyangwa yurira ku kintu cyose kugira ngo mukunde murwane, uretse no kuri wowe ugasanga yifuza no guhora mu makimbirane n'abandi bantu bose, ukwiriye kubona yuko atari umuntu uturutse mu mutima w'Imana. Imana yacu ni Imana y'amahoro. Ikindi uzareberaho ni wa musore ufite kwihangana muri we. Kwihangana burya ni ihame rituruka ku Mana. Imana ntabwo izanezezwa no kukoherereza umuntu uva mu bintu mu mubano igihe mujyanye akabazo gatoya, umuntu w'umunyamujinya, umuntu utihangana na gato, uko mwana rutendera ugasanga ibintu byose arabisanjije, cyangwa nawe arashaka kukwangiriza umubiri, cyangwa wa muntu uhora yinubira buri kintu cyose. Ndashima muri rusange ibibazo byose mwaba muri gucamo, umusore uturutse mu mutima w'Imana ni wa musore ufite kwihanganira ibimugerageza byose, bigerageza urukundo rwanyu, ntabwo ahita arekura vuba. Ni umusore ufite kwihangana muri we. Ikintu uzamureberaho ni wa musore w'indahemuka. Ni ukuvuga ngo niba ari kukurambagiza azakubera indahemuka, akwimariremo, akwiteho wowe wenyine, ntabwo azigera akubangikanya n'abandi. Rero niba uri kurambagizanya n'umusore ugasanga afite kururukuru n'abandi bakobwa benshi, agenda abwira amagambo nk'aya akubwira, ntabwo ukwiye kumva yuko ari ibintu bisanzwe ngo uvuge uti arashaka kuzacagurira rimwe. Umusore uturutse mu ndiba y'Imana aba afite kwihangana muri we, akaba afite ubudahemuka muri we, agaharanira yuko gukunda wenyine aho gukundwa akaza. Ikindi ari nacyo dusorezaho ni wa musore ufite guca bugufi muri we. Abantu bamwe ariko ab'isi bakunze gufata guca bugufi nk'aho ari ukugira intege nke, ariko burya ni ikintu kiranga umuntu ufite gutekereza kwiza muri we, ufite ubunyamuntu, ufite ubushishozi, udashaka kuba yagira ibyemezo afata bidafututse, utagira guhubuka, wirinda amakimbirane n'izindi ngaruka zose mbi ubwo byo bishobora kugira. Rero umusore uturutse ku Mana ni wa musore ubasha gutsikamira kamere ye yo kwishyira hejuru. Niba ari mu ikosa ugasanga araryemeye nta yandi bananiza, ndetse akagusaba imbabazi kugira ngo akwiteho umererwe neza kandi wishime. Rero mwamikazi, ibi bintu tukubwiye twagiye dushimangira n'imirongo yanditswe muri Bibiliya yera, ibyo bintu rwose udakwiye gushidikanyaho, ukabigendera uhitamo umugabo mwashingana urugo, umugabo utazagutesha umutwe, umugabo uzatuma urugo rumera nk'uko Imana yarutekereje. Kuko burya umutima w'Imana yifuza yuko abantu babana bakundanye, kuko kubaka urugo rutemba amata n'ubuki n'umugambi mwiza w'Imana. Rero ntabwo ukwiye kugenda muri ya myumvire ngo niko zubakwa abantu bose, nta muntu mwiza ubaho. Ugira ubushishozi, nugira ihishurirwa rya Mwuka Wera, uzamenya gutandukanya umwiza n'umubi, uhitamo umusore uzatuma urugo rwawe ruba ijuru rito, kubera yuko niko Imana yabigennye. yagennye yuko aba bana babana bakundanye, bishimye, bakundana urukundo rw'ukuri. Reka dusoreze kuri uyu murongo wo muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa 7 kugeza kwa 8, hagira hati: bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana, udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Amina.